Hello my people, twizere ko mumeze neza cyane. Twongeye twagarutse kugira ngo twigane. Uyu munsi tugiye kureba ibinyoma byo mu matangazo yamamaza. Ese wowe ni ibihe binyoma byo mu matangazo yamamaza waba warahuye nabyo? Twandikire muri comments. Mu by'ukuri tubona amatangazo cyangwa se ads yamamaza ahantu henshi. Dushobora kuyabona kuri social media, kuri radio, kuri televiziyo, kuri telefone, ku mbuga zitandukanye, kuri YouTube, ku byapa byo mu mihanda, ku binyamakuru, mu maduka n'ahandi henshi. Kwamamaza ubwabyo si ikintu kibi. Ubucuruzi bukenera kwamamaza kugira ngo abantu bamenye ibicuruzwa na serivisi bihari. Ariko ikibazo gitangira iyo itangazo rikoresha amakabyankuru, ibinyoma cyangwa amayeri yo mu mitekerereze kugira ngo umuntu agure ikintu atabanje kwibaza niba koko agikeneye cyangwa niba ibyo bamubwiye ari ukuri. Icyitonderwa ahangaha, ntago tugamije kubuza abantu kugura ibi cyangwa biriya. Icyo tugamije gusa ni iki ngiki: ni ugutanga ubujyanama no guteza imbere umuco wo gutekereza mbere yo kugura. Nyabona ntuzajya ugura, jya ubanza utekereze, wibaze ngo mbese ibyo abantu bari kuvuga nibyo. Reka dutangire turebe rero ibinyoma byinshi amatangazo yamamaza ajya atubeshya. Ikinyoma cya mbere, turareba ibinyoma byerekeranye n'ubukungu cyangwa se economic lies or price lies. Ahangaha itangazo rishobora gutuma wumva ko ugiye kubona ikintu cyiza cyane, gikomeye, kiramba kandi gihendutse cyane. Urugero, bakavuga ngo iki gicuruzwa ni cyiza cyane, kirakomeye, kiraramba kandi kirahendutse. Ahangaha nawe wakwibaza ngo ni gute ikintu kiba cyiza, gikomeye, kinaramba cyane, cyarangiza ngo kikanahenduka? By'ukuri ibyo ntibishoboka. Ahari wagira ngo ni impuhwe baba bakugiriye, cyangwa se ukagira ngo umucuruzi nta nyungu akeneye, ariko mu by'ukuri ibyo ntabwo bikunda. Umunyarwanda niwe wabivuze neza ngo akeza karigura. Ntabwo ikintu cyaba kiramba cyarangiza kikanaba cyiza, cyarangiza kikanakomera ngo nikirangize kizagure n'amafaranga makeya. Ntibikunda, ntibishoboka. Umuntu ukumva aravuze ngo ni igicuruzwa cyiza cyane kurusha ibindi, ariko kiri ku giciro gito cyane. Ntabwo bikunda, ibyo bintu rwose ntabwo bibaho. Ugomba kumenya yuko akeza kigura, ukamenya ngo niba ikintu gikora ibintu byiza, niba ikintu gifite quality iri high, biravuze ngo kigomba no guhenda. Ikindi kinyoma bajya batubeshya, baratubwira ngo buy one get one free, ngo gura kimwe ngo wongezwe. Ahangaho ujye witonda cyane. Jya witonda cyane kuko hari igihe bavuga gutyo one, ibyo bintu byarabaye expired cyangwa se byenda kuba expired, ku buryo umuntu ukeneye kubika utabibika igihe kirekire. Ariko kandi hari n'igihe haba ari imibare, tuvuge niba ari igicuruzwa cyari kugura ibihumbi 2,000, yarangiza akakiguha ku bihumbi 4, yarangiza akakubwira ngo gura kimwe tukongeza ikindi. Mu by'ukuri waguze 2, ariko wowe ntago wari ubizi ko uguze 2, wowe bakubeshye ko wongejwe. Sibyo? Gusa nanone icyo twakongeraho, ibi ntibisobanuye yuko ikintu gihenze aba ari cyo cyiza cyane buri gihe. Oya, hari n'igihe ikintu kiba gihendutse kikaba cyiza. Gusa nyine impamvu tuba tugomba kubizirikana ni uko hari igihe ads aba ashobora kukuyobya, ukibwira yuko ahari kuba ikintu gihendutse ari nacyo cyiza. Kimwe nuko hari uwazana itangazo akakwereka ko ikintu gihenze kugira ngo ushiduke, ngo wibwire ko ari cyo cyiza. Ahangaha tuba tugomba kwitonda. Biba bikwiye mbere na mbere kudutera kwibaza niba igiciro n'ubwiza bw'icyo gicuruzwa bihuye. Ibinyoma bya kabiri rero ni ibinyoma byerekeye ubuzima cyangwa se health lies. Aya ni amatangazo ateye akaga cyane kuko aba ajyanye n'ubuzima. Urugero, ukumva umuntu aravuze ngo iki kiribwa iyo ukiriye uhita ugira imbaraga nyinshi. Yego ye, ngo nukirya cyangwa iki kinyobwa nukinywa ngo ntuzongera gutakaza imbaraga na rimwe. Koko se
kabiri, ngo iki kinyobwa gitera akanyabugabo. Ibi by'abantu bakunze kubirisha cyane. Bakongera bati iki gicuruzwa gituma utongera kunanirwa. Koko se? Bakongera bati umwana ugikoresha ntatsindwa, ngo mugurire abana iki kiribwa cyangwa ikinyobwa ngo abana banyu bajye batsinda mu ishuri. Koko se? Ibyo bintu aba ari ibinyoma. None se kurya icyo kintu bihuriye he no kwiga? Akongera ati iki kintu gituma ubwonko bukora neza cyane. Reka tugomba kwitonda. Hari n'abandi bagira bati iki kiribwa gikiza indwara, ngo nuryama kuri iyi matora ngo hehe n'amavunane, ukagira ngo ahari izindi iyo uziryamyeho hari amavunane uhura nayo. Hari n'abandi bongeraho ngo utandukana n'ibyamvagara. Agashaka kukumvisha yuko ibyo wari usanzwe ukoresha ari ibyamvagara, icye ari cyo ukeneye. Cyangwa undi muntu ukumva aravuze ngo uyu muti uzagukiza 100%. Bene ayo matangazo rero tugomba kuyitondera. Hari ibindi binyoma bya gatatu rero. Ibindi binyoma bya gatatu ni ibinyoma bikoresha amayobera cyangwa se social and secret lies. Berekana yuko ari impuhwe bagufitiye, bagiye kukumenera ibanga. Ahangaha ni handi usanga itangazo ari riri mu buryo bwo gutera amatsiko. Mbega ari kukubwira yuko ukwiye kugira amatsiko y'icyo kintu cyangwa se agiye kukumenera ibanga. Aha niho uzumva umuntu avuze ngo reka nkubwire ibanga, ariko ngo uzirinde kugira uwo uribwira. Ngo wari uzi yuko igikoresho iki n'iki cyagufasha ibi n'ibi. Ukumva ndarongeye ngo abantu benshi bamaze kumenya iri banga. Kibaza uburyo ari ibanga ariko abantu benshi baramaze kurimenya. Abantu benshi bagutanze kumenya iri banga. Undi ukumva aravuze ati reka nkubwire ibanga, ariko ntugire uwo uribwira. Ngiri ibanga ni ibanga abacuruzi benshi batifuza kumenya, ariko ubwo se ni gute abacuruzi batifuza kurimenya? Ukumva ndarongeye ngo abakize bose bazira ibanga. Amahada arabwira ko. Undi ukumva aravuze ngo nta muntu uzakubwira ibi bintu. Undi ukumva aravuze ngo abantu bake cyane nibo bazi ubu buryo. Cyangwa se ukumva aravuze ngo niba ushaka kumenya ibanga ku bintu ibi n'ibi kanda hano. Ibi tubyumva cyane nko ku ma YouTube videos cyangwa ku ma TikTok videos. Hakaba ibindi binyoma batubeshya rero, ibinyoma bishingiye ku mibare, mathematical or numerical lies. Hari ubwo imibare ishobora gutuma ikinyoma gisa n'ukuri. Reka dutanga ingero. Umuntu ukumva aravuze ngo this is 100% reliable. Iki ngiki ni cyo kwizerwa 100%. Undi ukumva ngo 100% safe. Ngo iki gitanze umutekano cyangwa nta bibi gifite, turacyizeye 100%. Cyangwa kumva abandi baravuze ngo abantu 9 ku 10 bamaze gukoresha iki kintu, bamaze gukoresha iyi product. Cyangwa abantu 97% by'abariye kuri iki kintu baragikunze cyane. Umuntu yabyumva gutyo akumva yacitswe tugomba kwitonda cyane. Hari n'abandi bumva batubwira ngo gura smartphone ngo ku giciro nk'icy'umuneke. Niko wabonye he smartphone ngura 200 cyangwa 300? Nako hari n'umuneke wagura 100. Giciro nk'icy'umuneke. Ibikunda hari n'igihe ahubwo ibibaze cyane. Abo bamamaza gutyo usanga baguciye menshi kurenza ayo wari kuzishyura iyo witonda. Ukumva ndarakubwiye ngo tugufite discount ya 80%. Mu mibare y'ubucuruzi isanzwe ibyo ntibikunda. Aba ari ukwamamaza. Cyangwa se umuntu ari kwamamaza nk'umuti agahita akubwira ngo mu minsi 2 gusa, mu munsi umwe gusa uzahita ubona impinduka. Akenshi ibyo bintu baba bari kutubeshya. Ngo mu munsi umwe ngo wakwinjiza $100,000 by'amadolari ngo uzahita ukira. Reka. Ibyo bintu ntago bikunda. Hari n'ibindi binyoma rero batubeshya ngo inzoga yacu itandukanye n'izindi. Gitandukanye na za zindi ngo zitera hangover. Kibaza iyo nzoga isindisha nako kuba yitwa inzoga nuko isindisha. Icyo kintu gisindisha kidatera hangover ni icyahe? Gitandukana na bya byamvaga. Ukumva abandi barakubwiye ngo aha ni muri kora rimwe, ngo uraza ngo tukakwigisha imodoka, ngo wagira gutya wajya gukora ikizamini cyo gutwara imodoka ngo uhita ubona perime, ngo nako kanya ngo nta muntu wacu ujya urata. Ukumva nk'ibigo by'amashuri bindi biramamaje ngo nta munyeshuri wacu ujya atsinda. Koko se ukwiye kubyitondera rero. Hakaba n'abandi bumva bakubwiye ngo uyu muti wacu uvura indwara zose.
cyangwa se ivuriro ryacu rivura indwara zose. Abandi bati tuvura indwara zananiranye, abandi bati tuvura indwara zidakira. Kubavura nibyo baravura, ariko ntabwo bavura indwara zose. Niba indwara yarananiranye, niba indwara idakira, wayivura ate? Icyo ni ikibazo cyo kwibaza. Uzumva abandi batubeshya, iyi telefone ntijya ibura rezo, kandi mu by'ukuri kubura rezo kwa telefone ntabwo bishingira kuri yo gusa. Hari igihe bishingira ku minara, hari igihe bishingira ku kirere, ariko ukumva umuntu arakubwiye ngo iyi telefone ngo ntijya ibura rezo. Ubwo tugaruke no kuri ba bandi batubwira ngo batiri z'amatelefone ngo zimara iminsi 2, ngo wamara iminsi 2 utongeye gucaginga, kandi igihe umuriro uba ushobora kumara mu bigendana nuko wakoresheje telefone n'ibyo wayikoresheje. N'igihe utayikoreshe ikamara icyumweru, kimwe nuko hari ibyo wayikoresha ikamara amasaha 2 yonyine. Ariko ibyo ntibabidusobanurire, we akaza kubeshya ngo iyi telefone yacu imaramo umuriro iminsi 2, kandi ibyo ntabwo bikunda. Hakaba rero ibindi bihamya bishingira ku buhamya bw'abantu. Aba bantu bashobora kuba ari abasitari cyangwa se ari aba influencers, barangiza bakaza kutubwira yuko iki gikoresho nabo bagikoresha. Hari igihe umuntu nk'umunyamakuru aba ari kwamamaza igicuruzwa, kuva aravuze ngo iki gicuruzwa nanjye nicyo nkoresha iwanjye, ngo iyi nzoga iyo mvuye ku kazi nanjye niyo, ngo nanjye muri kumva aha iyi modoka niyo naguze, ukagira ngo ahari koko nibyo. N'abahanzi ukabona hari n'abajya bayambara bari kwamamaza, niba ari imyenda cyangwa niba ari inzoga bagasomaho bari kwamamaza, ariko mu by'ukuri adasanzwe ayo. Tuba tugomba kwitonda kuba ayambaye, niba ari imyenda, kuba ari kunywa icyo cyo kunywa ntabwo bisobanuye yuko ari cyangwa mu buzima bwe bwa buri munsi. Ntabwo bisobanuye ko iyo product ari yo akoresha buri gihe. Tuba tugomba kwitonda rero. Ikinyoma cya 7 dukunze kubona ni ibinyoma byo gutaka no guha isura nziza igicuruzwa runaka. Ahangaha ni hahandi igicuruzwa bagiha isura nziza, bakagitaka n'amagambo meza aboneye, akurura amarangamutima, akurura ibyiyumviro ku buryo uvuga uti nacitswe. Urugero, ukumva abantu baravuze ngo iyi ni inzoga y'abagabo. Ni inzoga y'abagabo, bivuze ngo nta mwana uyinywa, sometimes ubwo nta n'umugore uyinywa, nta musaza uyinywa, ku buryo uhita uvuga ngo nintayinywa ubwo ndaba natanzwe, ubwo ntabwo ndaba ndi umugabo. Bigakururira abantu bose kuyinywa. Abandi ukumva baravuze ngo iki ni ikinyobwa cy'abakuze. Nko kubwira umwana ngo wa wundi wiyumva kadakuze ngo wibeshye ntukigereho. Nyamara iyo usesenguye usanga bihita bikurura ba bandi wakwita ko ahubwo badakuze, akaba ari bo babinywa. Kubera iki? Amarangamutima yabo yakuru, nabo barashaka kwemeza abandi ko bakuze. Kumva umuntu aravuze ngo iyi ni telefone y'abakomeye, iyi ni inzoga inyobwa n'abantu biyubashye. Sometimes ugasanga ni twatundi tw'igihumbi, twatundi tw'icyatanu, kibaza umuntu wiyubashye unywa akantu k'icyatanu rero bikagucanga. Tuba tugomba kwitonda cyane ku bintu bijyanye n'ama-ads. Reka turebere hamwe ibindi binyoma. Hari abantu bahita baza bakatubwira ngo iyi telefone yacu ngo ntigisaza, ngo iki gicuruzwa cyacu kiramba kurusha ibindi bintu byose, umwenda wacu ngo ntucuya. Mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo bikunda. Niba ikintu cyarakozwe n'umuntu bisobanuye yuko kizasaza, bisobanuye yuko kizamara igihe niyo yaba ari imyaka 100 ariko kigasaza. Uwo muntu uza akatubeshya rero ngo igicuruzwa cye ngo ntikijya gisaza, uba ugomba kubanza ukitonda. Ahubwo hari n'igihe abikubwira gutyo ari nacyo gisaza mbere y'ibindi byose. Hari ibindi binyoma rero bajya batubeshya, ibinyoma byo kutwizeza ubukire bw'akanya gato. Ibi ngira ngo byo umuntu yanabigarukaho mu buryo burambuye kwabyo, ariko hari igihe umuntu wumva akubwiye ngo shora hanaha urahita ukira, ngo tega ku mikino iyi n'iyi ngo uhinduke miliyoneri, ngo tega make utsindire menshi, ngo shora ya naya wunguke menshi mu gihe gitoya. Nyabuna ibyo bintu ntibikora. Uwo muntu se ushaka kumwungukiraho urumva yabahati amafaranga ntagahingwa mw'abantu, ntagahingwa gasarurwe. Nako n'iby'ubuhinzi nabonye bisigaye birumba. Tugomba kwitonda, tuba tugomba kwitonda cyane, twitondera aya matangazo. Ejo tutazagwa mu ruzi turwita ikiziba, cyane ko hari benshi bagiye bagwa muri izo nzuzi tutagiye kugarukaho noneho. Hari igihe usanga abandi bari kuturarika mu maduka yabo cyangwa mu maresitora yabo
niba ari mu iduka ukumva umuntu arakubwiye ngo dufite ibicuruzwa by'ubwoko bwose, cyangwa undi ukumva arakubwiye ngo dufite ibiryo by'ubwoko bwose, mu kabari ukumva barakubwiye ngo dufite inzoga by'ubwoko bwose. Nta muntu ushobora kugira ibicuruzwa by'ubwoko bwose bubaho, ntibikunda. Biba byiza kubanza gucekinga ukavuga ngo mbese ibyo bintu ari kuvuga ngo by'ubwoko bwose ni ibihe, ukajya gushakisha ukabanza ukamenya ibyo ari byo. Naho hari igihe ushobora kugenda ugasanga cya kintu ukunda ntikiriyo, bigahita bigufosinga kugura icyo utari wateganyije, kugira ngo kwa kundi umuntu avuga ngo ntatahiraho, ugasanga uguze icyo utari wateganyije kubera itangazo rimwe gusa. Dufite telefone z'ubwoko bwose. Hari n'abantu rero badushyiraho ihubi mu kugura ibicuruzwa byabo, barimo baratubeshya ngo gura uyu munsi kuko ejo bizaba byahenze, ngo sitoke igiye gushira, ngo ni uyu munsi gusa, ngo hasigaye iminsi 2 yonyine, gura nonaha kuko ejo nta bizaba bigihari. Nyabona jya ubanza witonde, ibyo bintu bibanza kugushyiraho ihubi ngo uhubuke ugure, utazisanga waguze ikintu kidakwiriye. Banza witonde, urirukanswa n'iki? Ibicuruzwa bizahoraho n'iyo ikintu cyaguhenda, ariko nibura waguze ikintu wari ukeneye. Abo bantu bakubwira ngo gura nonaha, gura vuba, gira vuba, nyabona tugomba kubitondera. Hari n'abandi rero batubeshya ibinyoma bari kwigereranya n'abandi. Ukumva umuntu arakubwiye ngo iki gicuruzwa ngo nicyo cyiza kurusha ibindi, kandi mu by'ukuri abantu tugira guzi zitandukanye, dutesitinga bitandukanye. Icyambera cyiza ntabwo aricyo cyakubera cyiza, ariko umuntu agakumvisha uburyo igicuruzwa cye aricyo cyiza kurusha ibindi. Nk'abantu bafite amajansi, kumva umuntu arakubwira ngo twebwe turihuta kurusha abandi, ukagira ngo kuri bo Sofiya ntizikora. Tuba tugomba kwitonda. Hakaba ibinyoma bindi rero bishingiye ku mafoto n'amavidewo. Hari abantu bakwereka bari kwamamaza imyenda biyambitse neza, bambitse ibipupe, cyangwa hakaba amavidewo yakozwe wenda bayakoresheje ubwenge buhangano, cyangwa se abandi bakayatunganya neza, ariko mu by'ukuri wakwitegereza icyo gicuruzwa ukibonye imbona nkubona, ugasanga bakubeshyaga, ugasanga ntaho gihuriye n'icyo bamamaza ku ifoto cyangwa muri video. Biba byiza rero mu gihe ugiye kugura igicuruzwa ubanje ukacyifatira, ukacyikoreraho, ukakibonera n'amaso yawe, cyangwa ukacyumva kikabanza kukunyura, cyane cyane nk'ibi byaje byo kugurira kuyakure. Umuntu ashobora kugukubitira mu gafuko rwose, akaguhenda, akakubeshya yakoresheje video z'akaga. Tuba tugomba kwitonda. Hakaba ibinyoma rero bishingira ku marangamutima yacu. Ukumva umuntu arakubwiye ngo niba ukunda umuryango wawe ugurira iki kintu, ngo niba ukunda umugore wawe, niba ukunda umukunzi wawe wamuhiye impano, ngo niba ushaka ko umwana wawe atsinda wamugurira kano kantu. Tugomba kwitonda, ukabanza ukareba yuko icyo kintu uwo muntu ukunda ugiye kukigurira niba nawe agikeneye, atari ugukururwa n'amatangazo yamamaza. Hari ibindi binyoma rero bishingiye ku gutera ubwoba, abantu bakadutera ubwoba ngo nudakoresha iki kintu cyacu uzagira ikibazo. Kumva umuntu aravuze ngo nta minsi usigaje yo kubaho nutagura iki kintu, ngo nudafata ubu bwishingizi inzu yawe izashya ubura ukwishyurira, nudakora ibi n'ibi uzapfa vuba nta kabuza. Uburyo uhita ugira ubwoba ukavuga ngo ntazatangwa. Banza witonde urebe ko ibyo bintu koko ubikeneye. Noneho aha twakwibaza ikibazo cy'ingenzi, mbese tugomba gukora iki? Mbese twitware dute? Mu by'ukuri ads ubwazo reka mvuge ngo si ikibazo, kuko uzikora nawe agira ngo agire ikintu yinjiza mu mufuka we, ariko wowe ugiye gutakaza amafaranga bitewe n'iyo ad, ntugafate icyemezo cyawe ugishingiye ku itangazo ryamamaza ubonye gusa. Yego urebe itangazo ryamamaza, ariko nurangiza ukora ubushakashatsi bwawe, urebe niba ikintu gikeneye, urebe niba ugikunze, mbese ukore deep research ku buryo ugura ikintu wumva nta ngingimira ufite. Ushobora gukoresha aya mahame mu gihe ugiye kugura ikintu. Wumvisha itangazo, mbere na mbere banza witonde, nurangiza utekereze, hanyuma ugenzure amakuru kuri icyo kintu. Numara kukireba ugereranye n'ibindi bintu, n'ibindi bicuruzwa usanzwe uzi, ubaza abandi bantu uko icyo kintu bakizi, hanyuma nurangiza nyuma yaho ufata icyemezo. Ibirenze kuri ibyo birambuye
hari video twabikozeho, link yayo urayisanga muri description y'iyi video. Bakunzi bacu rero, mwakoze kubana natwe, turahamya tudashidikanya yuko amakuru mubonye muri iyi video abafashije kugira ngo muzajye mwitondera amatangazo yamamaza yose muhuye nayo. Ngwino utubwire irindi tangazo dushobora kuba twibagiwe ariko rijya riyobya abantu. Hanyuma ntimwibagirwe share, comment and subscribe. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao.